si kera. kurikira ikinamico ejo si kera dufatanye kubaka ejo heza h'umuryango wizihiye u Rwanda. Ejo si kera. ariko Sylvie waretse njyewe ndeka ariko wambabariye koko ni ku munwa gusa nta nubwo ngo ubumishaho pe ni gatoya gusa. ndakwisabye Sylvie ndakwisabye kandi biraza kuba bibi biswase nyine. ariko si ubwo mpayo mahane yabo azakugeza kuki. mvaho Sylvie utagira ngo njyewe ndi mama neza wahoteraga agaceceka njye si uko ndeye uranyumva neza. ariko nk'ibyo bihuha bya mama neza bikuye he kuko urabizanira iki. ngoraho si iyo mitwe yawe niwibesha ukongera ukangoraho n'imigeri nayiguhonda njyewe singinaga nagutera urabona. ariko ubwo wagiye uba umwana mwiza ugakorera Imana ukanga satani koko chance rafite. ntanze mvaho Sylvie. ariko rero ibi bintu bisa n'ibimaze gufata indi ntera. papa Jado iteka ntekereza ku muhungu wawe nkabura icyo nkora rwose. ariko umureke buriya ntabona ko igihe cyahise kitagaruka. yishinga abana b'abakire anywa inzoga n'amatabi imyaka afite ntazi ko iri kumujyana mu kigero kitagirirwa impuhwe. none se dukora iki koko ko wakibuze se nyine uri nyina njye nagikura hehe musengera ubundi utuzi. nyumvira kandi iki se mureke nagaruka azasanga abashinzwe umutekano bamutegereje. ariko ntugatekerereze umwana wawe kubaho nabi. ubu se umwana nkuriya wabona umwanya wo kumutekereza neza koko. njye ndumva bincanze. umva Jado namushyize kuri recherche nta kindi ni ukumufata bamufunga kuko nta kindi kintu akimariye. uvuze ngo nyamara nitukomeza kurebera gutyo umpetera tugaho pe ako byose niwe manye hari undi niwe watubwiye ko iki gipeti ari ingagari manye. ese ni procureur mane anese urabona mfite ubwo kugira ngo nubwiki. shamani barahita badukatira burundu ndakurahiye. umva rero basaza ikintu gisigaye ni kimwe nakureba uburyo umupeti tumwikuraho numva gize igitekerezo ahubwo reka tugende tumujugunye ari inyuma y'ikigo nderabuzima. urabona bya birigori bihari numva noneho barya abantu bahakora ntibaza kuhamusanga baraza kumujyanamo imbere bamuvura. arabyumvamo erega ikibazo mani nuko kitanavuga. ariko uri ikiwerewere mani umuntu avuga gute ari muri koma koko. kwanza mureke mbereke mureke twegere tumumeneho amazi turebe. umusa yewe mani mvuyeyo mame. urakangutse mani uvuye se waruna. mani siko nabonaga abamarayika bari nko kuntembereza mani. nzi ubaye umusa mani beraga de none bera de ngo abaki abamarayika bro kuki batumye ugaruka ku isi wadagewe. umva bro rekana n'izo story zawe ahubwo tubwira ukuntu tuza kubona kashi z'abandi zo kwishyura ibintu byandi wanyoye. akantu musa akantu kabisa mani none se ubwo ibyo ni ibiki mani. oya mwivuga amagambo menshi mani nakore ku rutsinga bwire se yohereza ipeso ry'abandi kandi ibyo ni ibintu byumvikana. umva Jado ni 600 mani kandi bigomba kuboneka umunsi bitarenze. ngo iki ngo angahe mani. yumva se mani. Jado turi inshuti ariko niba amafaranga atabonetse gora duhinkiko merisi cyuma mani. uyu mani uyu ngaho basi mumbabare subiza icyo cyuma mani. uya subiza icyo cyuma ndayazana basi. ariko Serafe ntubutekereze iki koko iyo nkumeneye amabanga yanjye yose ukangukanyuzamo ijisho koko. ijisho se ndigucishijemo riciye hese ubwora umutima wa Siliveri nyine ahubwo rizaguca no mu bwonko. ngaho wakangiriye inama ni wowe uri kunjuka ngo ngwe inzoga nzinga. ariko se nagushukane kuko ungana utyo wumva ibyo nabikora koko. ariko ngo baze mbaza icyo uzi ko wandakaje cyangwa mbaza nawe ngubu ari ngo umwana wawe bari gukorera ibintu ngibi bakamushukashuka bakaba banamutera nginda cyangwa bakamwanduza sida ukabimenya wabyakira gute. icyo kibazo ariko kibajije mu mwanya utari uwacu. okay reka noneho ngo ubaze ibijanye n'aya masaha. ngubu utekereza iki iyo utumwanya mu bintu ngibi byo gushaka kunzambana kandi ufite umugore. ariko rero oya nsubiza umwana wawe ibi bintu uri kunzaba wakomera ko abikorera undi mugabo. mama maze kugukoregera icyayi.
ubwo rero reka ngusigire umugati gushyiremo akunyu kuri avoka ubundi twizihiza umunsi mukuru w'abakundana. ne ndakumva mama. ndashaka ko kano kanya uhamagara wa mukobwa w'inshuti yawe. uravuga Nadia se? yego nyine muhamagara azane n'umwana we twisangirire. ariko se mama ubu urumva nahamagara abantu muri iki gitondo kugira ngo baze dusangire gusa? uriya mwana afite ibibazo bikomeye, ubuzima bushobora kuba bumugoye. niba nta muntu babana akaba nta n'akazi afite kandi afite umwana ugomba kwitabwaho, urumva abayeho ate? mama mbabareke gutekereza cyane sibyo, ndakwinginze reka gutekereza cyane, reka twinywere icyayi. ibya Nadia byo uhumure rwose Imana izabikora. ariko ne wowe ubundi ibyawe bihagaze bite? iki byanjye byanjye se bimeze bite mama? nta soresore cyangwa abagabo bajya bagutereta mu koba? mama ubu nawe hazagire n'agatinyuka gasunutse ubuzuru hano nzakereka. ese wa mugani mama uzasubira mu rugo ryari? buriya urabona irungu ritishe Serafina, umwana w'umukobwa kumusiga mu nzu ya wenyine ingana kuriya. hari icyo abuze se? ibyo kurya ntibihari, ikindi akeneye ubwo ni kinini. none se Serafina ko nari nyarukiye hariya hirya ku maduka muzanira gake? nta kintu na kimwe nshaka kumva. njyewe ikintu nshaka ni uko wanjakira itike ngataha iwacu. ariko ubwo wandakariye ese ubu ntabwo ujya utekereza kuba ubwabyo uri umukobwa ukaba uri aho ngaho nta muntu ukwitayeho ngo akugirire irari? ibyo urumva bitaba ari ikibazo? otike nyine ni ukuvuga ngo uramutse uri aha ngaha ajya urenze ingohe nkagufata nk'udahari ntibyaba biteye agahinda? ariko ubwo waba uzi ahantu bitaga mudasobwa naho mwaba mutaniye, waba ubaye mudateretwa. urumva ni ukuvuga ngo waba uri mubi gusa se, mubi ku ijanisha ryo hejuru ku buryo nta mugabo wakurura. ubona ko yari ari kandi arambagije. yababa we ubwo se uwakuruye ameze nkanjye? hoya uzamunyereke turebe. niko ngewe uzamunyereke noneho banze mpima ubwenge bwe, mpima urukundo agufitiye, mpima ko yazana kwitangira mu gihe ibihe byakomeye nk'uko ngiye mba mbitekereza. oya reka nkwereke ngiye mbona agatuza. ariko se Sylvain ubwo koko wakambaye iyo shati kuri kundera isoni? oya reba umugabo w'igikundiro sha, reba Sylvain ishema ry'umuryango. reba uko nateruye ibyuma ariko uzi ko nyiba Tanzania abakobwa bose barwaniraga wowe. yewe mbabarera niyagereza ibyombo. noneho reka ngere hariya hirya, ariko rwose umbwiye icyo ushaka rwose nkakikuzanira waba umfashije, kuko ntabwo ndamenya ibyo ukunda kandi rwose sheri urumva nkwiye kukuzanira akantu. umva ibyo bintu uri kuvuga ni ngo kugaburira indara amashu, ntabwo byamfata rero. ikintu nshaka ni kimwe gusa. ariko se ni iki? njakira itike ndaha iwacu, nta kindi. injira. ego mishu. Patrick bitize ni byiza. icara hano ngaho mbwira rero ahantu wahamenye utese? biragutunguye cyane, birantunguye pe. niba nibuka neza sinigeze nkubwira aho nkorera. ntiwigeze uhambwira ariko wampaye business card yawe. hanyuma Patrick nari nkuzaniye gift. kado. nifungure se uko ubishaka. icyakora mu buzima sindabona umukobwa w'umusazi nkawe. ubwo nyine ni ukunyakira ukundi. wawu ni nziza. wawu urakoze cyane. hanyuma nyikuzaniye kugira ngo nyine mwifurize umunsi mwiza w'abakundana. ngaho shimira kandi urashimira umpobera. ariko Sami ko nagusigiye ibyawe byose nkigendera, wampaye amahoro uranshaka w'iki koko? erega Siliveri ntabwo rwose nifuza ko wanjya kure kuko ubuzima burimo kuncanga. buragucanga gusa se ko buzagucanganyukisha? ibi byose ntabwo ari wowe wabiteye, njye narigenda yesigarana amahoro yawe. none se Siliveri uzagaruka mbimenye? niyo amaze inzego aba arizo zikundusha ko ugomba kurera aba bana.
ureramo ibiki we wabareze ntiwababyaye wababyaraga uzi ko utazabarera ngaho rero tekereza ku madeni wasizemo dore ibintu babimazeho babyiyishyura ejo bundi murokore yatwaye igitoki nari kugaburira abana ngo yagize ate ariko uwo muntu aba muzima ninjye muntu wa mbere waba umwambuye se ubwo cyangwa ninjye yamwikopeshejeho gusa nta soni araza gutema ibitoki mu rutoki rwanjye Serafi burya wanyumvirizaga kamama we ikintu numvishe ni ikibazo cy'amadeni gusa ujya se nawe ujya amadeni ukamburara reka uzabaza ngewe nikopesha ngewe gusa byazavugwa umva di wowe w'imyenda zana imyenda hano ntabwo ariyo ucuruza se imyenda ufite imyenda myiza ashaka cyane rwose yakwira mutemba nshyushyu wanjye uyu nguyu udutopu rwose turuzuye reba imyenda cagura mariko rwose muri iyi myenda ndabona ndayangwira irimo ngo iki nta myenda ukeneye se cagura nyine humura ntabwo nzayagukata iyi ni impano ndimo kukugenera kuri uyu munsi nawe genda umureberamo ariko yose ni migufi ndayangwira irimo ye ariko se migufi y'iki ibi bigutiya bigenda bikurura hasi nibyo ushaka kwambara shyiramo aka gatobo oya uyu nguyu murebera ko gato ariko urabona bitajyagira oya mwambike aka gatopo se ntimushaka n'amaherena bijyanye nayo urayafite se ntayaza ariko uyu nguyu uzi icyo ari cyo kuri njyewe uyu ni sheri wanjye kibasumba urabeshya ni ukuri ndagira ngo akuritemo aka gatopo mpite njya kumugurira burusheti n'igitoki Sylvain ngo burushete njyewe akashuma ngambonye man ukamuzikunze zikimana tukubabarira iki merezi yo pasi sha banze cyo muswa hano yumva uko abaye ubone n'urupfuro dutegereje tukwica kiba kiba akasha mwangiye mwahare mwana bamboriye mwana doctor tukubabarira iki uva muswa rero ejo nyene amafaranga 600 cyangwa ubuzima bwawe b'amateka doctor yasana jema ugere ibintu by'imikino bivuyemo uyu muswa niba atari tayari kwishyura 600 by'ibintu by'abandi yangiye mano urahita umwica sha uyu musore Jado wanyoye ibiyobyabwenge by'ibihumbi 600 byagombaga kugurishwa abandi bantu aya mafaranga yishyuzwa araza kuyabona cyangwa arayabura bagenzi be bamumena umutwe aha naho ubutaha ni buri wa kane saa 2:15 z'umugoroba kuri radiyo Rwanda. ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko mu Rwanda izi ndwara ziterwa ahanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ihohoterwa ibibazo by'imibereho ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba kwigunga guhangayika ihungabana guhindura imyitwarire haba mu mvugo mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite ntiwihebe egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima n'ibitaro by'akarere cyangwa uhamagare ku murongo utishyurwa w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kuri 114 cyangwa ku murongo utishyurwa w'umuryango GARG kuri 1024 duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GARG ubufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Ikinamico ejo si kera muyitegurirwa na Zacu Entertainment mukagezwaho n'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo. Ejo si